Haleluya, haleluya. Mana uhabwe icyubahiro, bishyirwe hejuru kubw'imbabazi zawe. Uyu munsi mfashe gahunda yo kwiyiriza, nongeye kwiyibutsa ibihe byanjye bya kera, nongeye kugaruka mu mbaraga zo gusenga. Ndakwinginze unyambike imbaraga, ndakwinginze unkomeze, ntihagire ikirogoya yabasha guhagarika gahunda afite uyu munsi yo kwiyiriza. Ibi byose bisabye nizeye rwose kumva uri bubikore mu izina rya Yesu. Gahunda yo kwiyiriza rwose uyu munsi igihe cyari gishize ari kirekire, ngomba gufata gahunda yo kwiyiriza nkabikora kandi nkabikora bitazahagarara, kuko igihe gishize ni kirekire cyane. Haleluya, 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 haleluya. Numva haleluya neza ndayitera wapi ariko buriya nuko nta n'igihe cyari kibazi, hashize igihe kirekire, birumvikana na se amezi 5 kuva corona yatangira sindiyiriza n'umunsi wa rimwe nanone, ariko ngomba gusenga nkasubira muri bya bihe nasengaga, nkahimbaza Imana, nkasenga mbega ijambo ry'Imana rikanyubaka, rikampumuriza rwose. Rikanyubaka. Ijambo riri mufasha umunsi rero ryo kugira ngo mbega nsubire mu murongo mwiza, nzamukana amavuta. Ni ijambo ryari rinateguye, riri hera muri Matayo 26 ku murongo waho wa 41. Biraza pe, nongere nguruke umwanya wanjye. Haravuga mube maso. Ubwo ni njyewe Bibiliya imbwira nuko mbe maso kandi nsenge kugira ngo ntajya mu moshya. Ariko Bibiliya nyine bivuga gutya ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, ariko ubwo ni njyewe uri kwibwira, kubera ko uyu mwanya ni njyewe Bibiliya ikubwira, kuko umutima ni ukunze, ariko umubiri wo ufite intege nke. Nibyo pe, ndatangira gusenga nkaho muri ibyo tangira gusenga, bagakaranga ifiriti, gusenga mama manza agateka igikoma kikamumurira, ariko uyu munsi ngomba kumwihaniza. Mama manzi Karame sheri, ngwino nakwitabye mugabo mwiza. ngwino. Bigenze bite se sheri? Cara hano tubanza tuvugane. Nakunda. Gahunda mfite uyu munsi urayizi? Ndabizi ko uri gusenga rwose. Mama manzi rwose nongeye gufata undi mwanya wo gusubira mu masengesho, sibyo? Ndakunda. Ndagira ngo rero tubanze twumvikane, sibyo? Ndakunda cyane rwose. Ubundi gahunda y'ibyo kurya ndi burye nimugoroba imeze wateguriye ibiryo nza kurya nkunda Rwose ibiryo nabitunganyije neza sheri, senga n'umutima mwiza natunganyije rwose. Ibyo ukunda ndabizi. Ubwo rero ngiye gusenga saa 12 to ndaba nsoje amasengesho, sibyo? Mpite ko njya kurya mbega nongere nisubire, sibyo? Cyane rwose. Ese ubundi warimo ukora ibicyarahe? Narindi mboneka igikoma kugira ngo nuza gusoza amasengesho. Ndabizi neza cyane ko agakoma rwose gafasha umuntu urangiza amasengesho. Nagira nze kukwakira umugore mwiza. Reka burya kurongora umugore w'umukirisito burabigira umumaro, kubera ko urabona nawe arasenga, nawe ujya usenga ugasenga, umaze iminsi 3 uza nawe inzara imeze nabi cyane rwose. None rero uramfasha kwirinda ikigeragezo, sibyo? Icyo gikoma uri guteka genda ugipfundikire, sibyo? Ugipfundikire, sinumva umuhumuro wacyo. Sinumva iki madame? Umuhumuro wacyo. Sinumva umuhumuro wacyo, sibyo? Utaza kumbangamira ukamfatanya n'uyu mubiri ufite intege nkeya, mu gihe mu mutima wanjye harimo gusenga, sibyo? Ariko umubiri urabyizi ko ntangira guhumurirwa ngaho ifiriti, ngaho igitunguru, uramenye, sibyo? Hanyuma rero uyu mwanya wose muwumparire abana bose, ntihagire umwana ucaracara, nabwo icyo kitaba ikigeragezo.
cyo kunkura mu mwuka sibyo cyane rwose ndaje mbashyire mu cyumba biba ngombwa bahe n'uruhushya bajya gusura bagenzi babo sibyo ndabikora sheri ngaho genda uteka igikoma ariko kondisiyo ntikingire gute nigihumure ntikingire gute kuri njye ntikingire gute nikigucumuze rwose nikincumuze ntikimpumure ngaho genda sibyo ndabikora rwose haleluya haleluya rwose